turakwitabye karame nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya kane cy'igisibo, tariki 18 Werurwe 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 49, umurongo wa 8 kugeza ku 15. Dore ibyo Uhoraho abwira umugaragu we: igihe cy'ubutoneshwe naragusubije, ku munsi wo gukizwa naragutabaye, ndaguhanga kugenera kuvugurura isezerano nagiranye n'imbaga nyamwinshi, kugira ngo byutse igihugu maze nsubize iminani abari barayinyazwe. Imfungwa nzazibwire nti nimusohoke, n'abari mu mwijima nti nimujye ahabona. Iruhande rw'inzira bazahabona ubwatsi, ku misozi yose y'agasi bazahagire urwuri. Inzara n'inyota ntibizabica, icyokere cy'umusenyi cyangwa izuba ntibizabageraho, kuko bakunda bihebuje azabayobora akaberekeza ku masoko y'amazi afutse. Ku misozi yose nzahahanga inzira, n'imihanda yanjye nyabagendwa iringanizwe. Ngabo baraje baturutse iyo bigwa, bamwe mu majyaruguru no mu burengerazuba, abandi baturutse mu gihugu cya Asuwani. Ijuru rivuza impundu, isi nisabagirwe, imisozi itera indirimbo z'ibyishimo, kuko Uhoraho yahumurije umuryango we, abakozwe isoni akabereka urukundo rwe. Siyoni yaravugaga iti: Uhoraho yarantereranye, Nyagasani yaranyibagiwe. Mbese ye umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ese yaburira impuhwe umwana yibyariye? Kabone naho yarengwaho, njyewe sinzigera nkwibagirwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Uragasinzwe Nyagasani w'umunyampuhwe n'umunyaneza. Uhora n'umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhora agira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara mu biremwa bye byose. Uhora ni mutabeshya, akaba indahemuka mu byo akora byose. Uhora aramira abagwa bose, abunamiranye akabaha kwemarara. Uhora n'umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhora aba hafi y'abamwiyambaza bikuye ku mutima. Uragasinzwe Nyagasani w'umunyampuhwe n'umunyaneza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 5, umurongo wa 17 kugeza ku 30. Muri icyo gihe, amaze gukiza umuntu ku isabato, Yezu abwira Abayahudi ati: kugeza ubu Data arakora, nanjye ngakora. Ayo magambo atuma Abayahudi barushaho gushaka impamvu yo kumwica, batamuziza gusa ko yica isabato, ahubwo bamuziza kandi ko yavugaga ko Imana ari se, akiringaniza n'Imana. Nuko Yezu aboneraho arababwira ati: ndababwira ukuri koko, umwana ntacyo ashobora gukora ku bwe, uretse icyo abonye se akora, kuko icyo akoze na mwana aragikora. Koko rero Data akunda mwana, kandi amwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka ibirushije ibi ngibi, maze muzatangare. Uko Data azura abapfuye kandi akabeshaho, ni nako umwana abeshaho yishakiye. Nyamara Data ntawe acira urubanza, imanza zose yazeguriye mwana, kugira ngo bose bubahe mwana nk'uko wubaha Data. Utubaha mwana ntiyubaha na Data wamwohereje. Ndababwira ukuri koko, uwumva ijambo ryanjye kandi akemera n'uwantumye, agira ubugingo bw'iteka, kandi ntazacirwa urubanza, ahubwo abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Ndababwira ukuri koko, igihe kiregereje ndetse tukirimo, maze abapfuye bakazumva ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abaryumvise bakazabaho. Uko Data yifitemo ubugingo, ni nako yahaye umwana kwigiramo ubugingo, kandi amuha ububasha bwo guca imanza, kuko ari umwana w'umuntu. Ibyo ntibatangaze, kuko igihe cyegereje, maze abari mu mva bose bazumva ijwi rye. Nuko bazaba barakoze neza bazazukire kubaho, naho bazaba barakoze nabi bazukire gucirwa urubanza. Ntacyo nshobora gukora ku bwanjye, nca urubanza nkurikije ibyo numvise, kandi urubanza rwanjye ntirubera, kuko ndakurikiza ugushaka kwanjye, ahubwo nkurikiza icyo uwantumye ashaka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro.
aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Amasomo tugiye kuzirikanaho aragaruka ku nshinga gukora. Ugomba gutondagura mu mpitagihe, indagihe ndetse n'inzagihe. Ukora iki? Niyo mvugo igira iti iyo utayobya urayobora. Niba udakora neza ukora nabi. Uze kongera kwisuzuma hamwe n'amasomo urebe icyo ujya ukora, ni cyiza cyangwa ni kibi. Turaza kubona mu ngingo remezo y'uyu munsi yitwa ineza, gukora neza. Ko nubwo wakora neza bitabura nanone ingaruka bishobora kugusigira. Yamvuga igira iti risque du métier, ngo umurimo ukora burya niba uzazira. Bishatse kuvuga ngo niba ukora nabi nibyo uzazira. Niba ugambana nawe ntago biri kure yuko uzapfa kugambaniye. Niba uri umugome ntago biri kure ko nawe aribyo uzazira. Niba uri karwanyi, niba uri gashoza ntambara, nawe bishoboke ko ariho uzagwa. Nirinze kuvuga ko uzagwa mu ntambara, ariko aka kantu mubyeyi ukitonde kandi ugaceho uturongo dutatu. Niba ukora neza amaherezo uzanyura habi unabizire, ariko amaherezo bizagenda bite? Uzahembwa. Umuntu wese ukora nabi birangira hanwe, birangira ya nabi nyine ikomeje kugenda imukurikirana. Ariko nanone umuntu ukora neza birangira nanone abayeho neza, ahembwe, ageze aheza. Ineza igutanga imbere, inabi yo iraguherekeza. Turaza gutinda ku neza ya Kristo, ko nubwo Kristo agira neza ntabura abanzi, ntabura naringiye kuvuga ibirura, ntabura bamugendaho. Iyi neza rero dukurikiye Kristo kugira ngo natwe mu buzima bwacu twongere turebe ese iyo dukoze neza twumva turi kubigirira Imana, twumva dukurikiye Kristo wakoze neza, bikaza kurangira ahaboneye n'abanzi. Ukora neza, kora neza wigendere, kuko uzayisanga imbere. Ineza yagutanga imbere. Mu gukomeza kumva agaciro cy'ineza, icyo wakoze cyiza ko amaherezo kitazazima, ineza ntigizima. Banza wumve ino nkuru, nawe harahiza kukumurikira mu buzima bwawe, bityo urushaho gukora neza mu buzima bwawe, ugendere neza mu rugo w'Imana. Hagati aho ufata agatambaro kawe, kuko ari aho uza kugera ukahafatwa n'ikiniga, uze kwihanagura ubundi ubuzima bukomeze. Kuko n'igihe wakoze neza ntukirare, hari igihe kizagera ya neza kuko ukabona ko byari ngombwa gukora neza. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo wari umukristo, ari umuntu mwiza mu rugo rwe w'intangarugero, abandi naringiye kuvuga bigana bashobora kureberaho kugira ngo nawe koko barusheho gutera imbere. Ngo akaba yarafite ikigo cy'imfubyi yayoboraga, imfubyi yitagaho orphelinat. Nuko ngo ku mugoroba bya bindi by'umuntu nyine ufite ubwenge upanga gahunda z'umunsi uko ziza kugenda, ngo yari yapanze ibikorwa bitatu aza gukora ku munsi wari ukurikiyeho. Yari yateguye ko umunsi ukurikiyeho aza kuzindukira mu misa nk'uko yari asanzwe abigenza. Yavayo akajya ku kazi nk'uko yari asanzwe abigenza. Yavayo akajya kuri banki kujya kubikuza amafaranga kugira ngo arusheho kwita kuri za mfubyi, igikorwa cy'ineza yakoraga muri ako karere. Ubwo abyukana uwo mugambi. Bukiye mu gitondo kugira ngo yuzuze ya migambi yose yararanye, abyukira mu isengesho mu misa. Ngo ari kugenda ajya mu misa, ngo aza kubona ikintu kidasanzwe munsi y'inzu ye. Ari kugenda, wa mugabo icyo kintu kidasanzwe agira ubwoba, nuko aragenda ajya kureba icyo kintu kidasanzwe kiri munsi y'urugo rwe. Ngo agezeyo nyine abona ari umufuka w'umweru mwiza, ariko abona bidasanzwe. Afata icyemezo cy'uko agiye kureba ibyo ari byo, kuko yabonaga bishamaje kandi abona biri kumuhamagara ngo ntagenda atabirebye. Arareba, amaze kureba ariheba, ngaho fora icyari kiri muri uwo mufuka. Ngo muri uwo mufuka hari harimo intumbi y'umuntu, bigaragara ko bari bamaze kumwica ako kanya. Nuko baza bumutereka aho ngaho hafi yo mu rugo rwe, munsi y'urugo rwe. Wa mugabo akomeza gutekereza, koko ndabigenza nde ko nta muntu n'umwe uri kumbona,
ko ari njye gusa ubonye bino bintu ndabigenza nte, ko nta muntu muri hafi yanjye kugira ngo mbe namubwira ikibazo mpuye nacyo. Wa mugabo afata icyemezo ati ibi bitankoraho, reka ngende nigire mu misa, uko nanateguye gahunda zanjye reka njye kuzuzuza. Wa mugabo ageze imbere, umutima uramukubita ati koko umuntu w'umukristo usize intumbi kandi uzi ko ari igikorwa cy'urukundo wari uhamagariwe gukora ushyingura uwitabye Imana. Wa mugabo akomeza kubitekereza ati koko ndabigenza nde, ndahamagara nde biragenda bite, ese nimpamagara biragenda bite? Afata icyemezo ntiyaba kigiye mu misa, ahagatangira gutangira mu matangazo, bityo atabarize bene umuntu baze kumufata. Nuko aratabaza ati nyaboneka hano hari umuntu wahaguye, muze mumufate. Abura n'umwe amutabara. Abantu bazakomeza kugenda bamwumva ntihajya n'umutabara. Wa mugabo aza gufata icyemezo ati koko uyu muntu ndamurekera ahangaha akomeze ahaborera, akomeze ahapfapfanira. Maze afata icyemezo nyuma yo kubura nyir'umuntu nuza kumutabara, afata icyemezo ko agiye kumushyingura mu cyubahiro, akoze ku mafaranga ye, ku mutungo yari afite, akora serikeye, aracukura, akora ibishoboka byose. Wa muntu aramushyingura. Amaze kumushyingura, ako kanya ngo ahita abona inzego z'umutekano baje baramufata, baramufunga. Bamuziza iki? Ati wowe wamaze kwica umuntu urangije uratabaza, ati muntabare kandi rero umaze kumwica. Nuko wa mugabo ako kanya bahita bamwambika amapingu no mu buroko. Aho mu buroko amara igihe kirekire nyine nk'umuntu wishe umuntu. Nuko dosiye yari bagiranywe kera nta n'ukimwibuka. Ngo igihe kiza kugera byabindi yuko nyine ntawe ucana ngo ahishe umwotsi, ngo umwe mu bari muri iyo komplo, muri ubwo bugambanyi, umutima waje kumurya. Umutima wamuriye amaze gukubitwa, ndetse bamaze no kumwima kuri ya mafaranga yari ari muri iyo dosiye. Niwe rero waje kuvuga uburyo bwose bagenzi bari bafatanyije igikorwa cy'ubisha. Babonaga umugabo ari gutera imbere kubera icyo kigo cy'imfubyi yari afite, bagakeka ko ari amafaranga yandi bagenda bamuha ko agiye kubakirana. Byaje kwa ngombwa rero babashaka uburyo bwose kumugambanira, bajya kwica umuntu bamutereka imbere ye munsi y'urugo rwe, kugira ngo bazavuge ko bamwishe, bityo bibere dosiye nziza yo kugira ngo bamusubize inyuma, bamusubize ku isuka, ntatere imbere. Igihe rero cyaje kuragera, umwe muri abo baza kumwirukana ku kazi, bamwima no kuri amafaranga. Yaje rero kurangira avuze ukuri ko uyu mugabo arengana, nubwo bashyize umurambo iwe bikana yenge hakajya kumushyingura, ko ariko abari bo bari muri iyo dosiye batigaragaje. Kandi abo ngabo ngo bari abantu bakomeye cyane, bari abayobozi bakomeye. Igihe cyaje kugera wa mugabo nyuma y'igihe kirekire aza kurenganurwa, arataha, arafungurwa. Ntuze guhita umbaza niba abayobozi noneho bazabakurikirana igihe bamaze batesha umutwe uyu mugabo. Ntuze guhita ubimbaza. Gusa icyo twazirikana nuko ukuri guca mu ziko ntigushye, kandi amaherezo ineza igutanga imbere, inabi ikomeza kugenda igukurikirana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Aya masomo twazirikanye no munsi twakuramo, nari ngiye kuvuga amasomo y'ubuzima menshi cyane, ndetse n'inkuru tumaze kumva. Reka tuzirikane ibintu bitatu biza kongera kugukebura nawe urebe ibyo ujya ukora. Ese ni byiza? Bizakugeza heza? Ni bibi? Bizagucira urubanza nk'uko Yesu atabye kubitubwira. Icya mbere twazirikana, Imana ntishobora gutererana umwana wayo. Ibyo turabisanga mu isomo rya mbere y'umutwe cy'umuhanuzi Izayi. Twazirikanye isomo rya mbere, nyuma y'uko umuryango w'Imana urahaga utatanye bagakomeza kwiheba, Imana umunsi turabumva bibabwira ngo nimukomere. Imana ifite inzira igihumbi yanyuramo ije gutabara umuryango wayo, ije gutabara abana bayo, kugeza nubwo Imana yafashe ikiganiro cy'umubyeyi, umubyeyi uri konsa udashobora kwibagirwa umwana we. Nubwo umuntu yabikora usanzwe, ariko Imana yo ntishobora kwibagirwa umwana wayo. Nicyo gihe kizagera wajyanwa bunyago, wanyura mu byago, wajya muri prison, wajya mu buroko, Imana ntishobora kugutererana. Ya neza y'Imana, ngiyo n'indirimbo muri ibyo Zaburi no munsi igira iti, uragasizwe nyagasani n'umunyampuhwe n'umunyaneza. Amen, amen, amen. Ngiyo neza y'Imana buri gihe igenda no kuri wamugira nabi kugeza igihe ahindukiye. Ngiyo neza y'Imana
igenda mpaka igeze ahantu uri mu byago, uri mu kababaro, uri mu gahinda, ibitotezo, kugeza ubwo Imana igutabaye, kuko Imana idashobora kukwibagirwa. Ubuzima bwawe, ibyo ukora byose, niba ari neza, Imana izagutabara. Ya Mana ishobora no gutabara wa munyabyaha, wa mugome, kugeza ubwo imugejeje aheza. Yabuzwa n'iki kugutabara? Kandi uhora ukora neza amanywa nijoro. Komeza ukore neza, ntuzigere nawe udohoka ku neza, kuko Imana irakuzi, ntizigere gutabara, izakomeza kugirira neza. Kwa kuri guca mu ziko ntigushye, Imana irakuruzi, Imana ni ukuri, Imana ni intabera, ntizigera na rimwe gutererana. Amen, amen, amen. Isomo rya kabiri twavanamo uyu munsi kandi ryagufasha ibanga. Hari ibanga ugirana n'Imana, ukaba ufitanye ibanga wowe n'Imana mwenyine. Yavuga igira iti ibanga ni irya babiri. Iyo bamaze kurenga babiri, rihinduka ibati rikabomborana bijya hanze. Ibanga rya babiri. Ese ubigirana ibanga n'Imana? Iri banga turarisanga mu Ivanjili uno munsi. Ni isomo ry'Ivanjili uno munsi, aho twumva Yezu Kristo afitanye ibanga na se ryo gukorana, collaboration, kumulaborare, gukorana. Ariko abandi bo ntibashobora kubimenya, abandi bo ntago babyumva. Ese hari aho ugera ukaba ufitanye ibanga n'Imana, ubuhamya n'Imana, ku buryo nta wundi ubizi? Mbese nk'umugabo twumvise wagize iri banga wenyine ryo gutabara uyu wari utashye, ariko ntihagire undi ubimenya. Yezu Kristo mu Ivanjili turamwumva ibirego bitangiye kubera ineza ye. Ikirego cya mbere, Yezu wari umaze gukiza umuntu ku isabato, ndetse baranamurega ko ari kwireshyeshya n'Imana, ko ari kwigira Imana nawe. Ibyo byose murumva ko ari neza ya Kristo. Nibwo butumwa bwe, nibwo buzima bwe. Ni Imana igomba gukiza abantu. Yezu ari mu nshingano ze zose, ariko hari abatazabyumva. Kubera iki? Ryabanga Yezu asangiye n'Imana Data, kwa kugira neza. Ngubwo ubutumwa bw'ubutatu butagatifu, gukora neza, gukiza abantu. Ariko abatari muri uwo mugambi, abafite imigambi mibisha, icyo kintu ntibacyumva. Abategetsi bakomeye ntibabyumvise. Ibirego biratangiye byerekeza kuri wa munsi w'urubanza. Turi mu gihe cy'igisibo, turi kubizirikana. Yezu agiye kwinjira ahantu hakomeye cyane, bazamwihakana. Ibi birego nibyo bari kugenda bungikanya kugira ngo bazabone icyo bamushinja kuri wa munsi wa gatanu mutagatifu. Icyo twaza gukuramo uno munsi ni uko njya kureba ibikorwa dufitanye na Yezu Kristo, ibikorwa tuziranyaho n'Imana. Ese ni bibi cyangwa ni byiza? Niba ari bibi, bizagucira urubanza. Niba ari byiza, bizakugeza heza, bizakugeza ku bugingo. Ni nabyo Yezu Kristo yatubwiye. Ubwo ni bwo buzima natwe tubayemo muri ino si. Hari igihe ukora neza, ariko ntihagire ubibona. Hari igihe ukora neza, ndetse uwo mubana agahora gukeka ati ukora nabi. Niba ari umugabo mubana n'umugore ati wowe unca inyuma, ariko bishoboke ko nta gihamya afite. Ese wowe bari kurega, bari gutoteza, bari gushinja, wowe wirebye mu mutima, urakora neza cyangwa uri gukora nabi? Urahirwa niba uri gukora neza, kuko ngo n'ubugingo bw'iteka. Iryo ni ibanga. Uzasanga kenshi hano ku isi ibyo undi muntu adashobora kubona, hari ubwo nyine abyuriraho gushinja, kandi koko bikagufata. Nibwo uzasanga rimwe ugiye mu buroko, nibwo uzasanga rimwe baraguhanye. Kubera iki? Uri kuzira ibanga ufitanye na Kristo. Birabe amahirwe niba ari ibanga ryiza ryo gukora neza buri gihe cyose, kugeza ubu Data arakora nanjye ngakora. Ese nawe niko bimeze? Ibyo uri gukora ni byiza, uri ushobora kubizira? Ngiki cyo Nyagasani adusaba. Ibyiza byinshi wakoze narinjye kuvuga byihishe, uzamenye ko ari umugisha. Ariko kandi ko kitondere, n'ibindi byinshi wagiye urundanya ntihagire ubimenya, ubona ni umuvumo. Hitamo rero niba ibyo ukora ari biguhamagarira umuvumo cyangwa ari biguhamagarira umugisha. Yibaze nanjye nibaze. Icya gatatu tujye kuzirikanaho ni umunzani, igipimo cy'umunzani. Uko dukorera abantu dushakisha ibintu, tukaza kubura ubuntu bw'Imana. Ibi turabisanga muri iyi nkuru tumaze kwakira y'uyu mugabo warenganye, abandi bari kumurenganya. Ugakesha mu buzima bwacu dushakisha ibintu, bikagera n'igihe dushobora kuburizamo abantu kugira ngo tubone ibyo bintu, ariko tukaza kubura ubuntu bw'Imana. Ni kangaho ujya mu ngeso mbi, kugambana,
gusabira ibintu ariko uri kwirukana abantu. Ni nabwo bamwe bashobora kuba abayobozi bakandagiye ku mirambo y'abawe bari kuyobora. Ngibera hano ku isi, wa muntu wica undi, wa muntu ugambanira undi, kandi bakaza kubishyira kuri mwene ngofero umwuzukuru wa Rushaki, kandi bikamufata. Kubera iki? Ntawe ufite umuvuganira. Kubera iki? Nta mafaranga afite kugira ngo ahishire bya bintu. Uzasanga abantu benshi dukora nabi ntibigaragare kubera amafaranga twagiye duhisha, tubihishira, tukabitwikiriza ibintu bya bindi tugenda dutwikira, ntihagire udufata, ntihagire ubimenya, kandi turi inkozi z'ibibi. Uzi kwibaza uno munsi, hari nkorera Imana cyangwa nkorera abantu? Nkorera ibintu cyangwa nkorera ubuntu bw'Imana? Ukomeze ubyibazeho, bize kugufasha nawe kureba imirimo ukora ese yaguhesha ijuru ubugingo bw'iteka cyangwa yagucira urubanza rw'iteka nanone umuriro. Ngaya amaherezo y'umuntu ukora neza, arafungwa, agatotezwa, akababara, akababazwa, akazira akarengane, ariko igihe kikazagera Nyagasani akamutabara, kuko Nyagasani atazigera amutererana na rimwe. Umwanzuro twaza gufata uno munsi ni ugukora neza n'igihe ntawe ukubona, kuko ibyo Nyagasani ari kubibona. N'intego turimo y'igisibo, ibanga n'Imana, ibintu byose ukoze neza ujye uzirikana ko Nyagasani we yabibonye kera. Ujye ukora neza kabone n'ubwo waziriyo neza, inabi iraguherekeza, ineza ikagutanga imbere. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari Musumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.